muri iki gitondo mana turagushima, muri iki gitondo mana turaguhimbaza, muri iki gitondo mana turagushima, muri iki gitondo mana turaguhimbaza, muri iki gitondo mana tuguhaye icyubahiro. Yesu ashimwe. Nitwa Ineza Innocent, mbahaye ikaze mu gitondo cy'umugisha. Bye bye. Yesu ashimwe. Nitwa Ganzera Trezor, mbahaye ikaze mu gitondo cy'umugisha. Bye bye. Mwese neza Kabera Chrysostome, umushumba w'itorero Iriba ry'Agakiza. Twongeye kubana kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Nishimiye kongera kubana namwe kuri mikoro z'isoko y'imigisha. Ndabakunda cyane kandi nkunda cyane ko tubana kenshi kandi mukatwereka yuko mutwishimiye. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Tugiye guhura n'ubundi tuganira ku ijambo ry'Imana. Turaganira mu gitabo cya Mariko igice cya 2. Turasoma ijambo ry'Imana duhereye ku murongo wa mbere w'icyo gice. Aravuga ngo nuko ahise iminsi asubira Kaperinaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu haringaniye naho ari. Bamaze kuhapfumura, bamumanurira ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo, biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyu avuga atyo? Arigeranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Umwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arabaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Cyoroshye ni ikihe? Ari kubwira iki kirema nti, ibyaha byawe urabibariwe, cyangwa ari kumubwira nti, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. 12. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara, bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Imana yagwa icyubahiro. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga n'ubundi ku mbaraga zo kwizera. Imbaraga zo kwizera zagaragaye kuri aba bantu bari bahetse iki kirema, kuko mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo zagaragaye kuri uyu muntu ari ikirema gusa, ahubwo n'abamuhetse bakamugeza kwa Yesu n'abari bafite kwizera kudasanzwe, kwizera gukomeye, kwizera imbaraga z'umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero aya magambo nshaka ko tuyaganiraho kandi tukaganira ibintu byose uko bivuzwa ahangaha. Imana yacu yabwa icyubahiro, tukabiganiraho byose byashoboka, tukabiganiraho uko bingana, ariko cyane cyane tugamije kuvuga ku ijambo ryo kwizera. Imana ishimwe. Uyu muntu rero yari afite ubumuga bukomeye bwatumaga adashobora guhagarara, bwatumaga adashobora kugira icyo akora icyo ari cyo cyose, bwatumaga we ubwe atabasha kwigeza kuri Kristo. Ariko haza abantu 4 baramuheka. Imana ishimwe cyane. Baramuheka, bamushyira mu ngobyi, barangije bamujyanira Yesu. Imana ishimwe. Rero tukiri ahangaha tumenye neza yuko mu by'ukuri umuntu wese ufite ubumuga butari ubumuga bw'umubiri, ubumuga bw'umwuka,
ntabwo yapfa kwigeza kuri Yesu adafite abantu bamusunikira kumenya Kristo uwo ari we. Imana ishimwe. Ntabwo umuntu ajya amenya ubutumwa adafite abantu bamubwirije ubutumwa. Haleluya. Umuntu wese wizera aba yumvishe ijambo, kandi iryo jambo aba yaryumvishe yaribwiwe n'abandi bantu. Imana ishimwe. N'umurimo rero w'abantu bazima kugira ngo waheke abantu bamugaye, bamugajwe n'ibyaha, bamugajwe no kutamenya Yesu, kugira ngo babaheke, hanyuma noneho bagire gute, babageze kuri Yesu. Rero nta muntu n'umwe uzizera atabwiwe, atumvisha ijambo, kandi ijambo azumva azaba yaribwiwe n'abandi bantu. Rero nitutavuga ibyo Yesu Kristo yakoze ngo tubibwire abandi, ntabwo bazakira ubumuga bwacu, ntabwo bazakira ubumuga bwabo nako. Ariko kandi natwe tuzabazwa yuko ntacyo twavuze mu byo twamenye bya Yesu Kristo. Rero ni inshingano y'abantu bazima, ni inshingano y'abantu bizeye gutangaza amakuru ya Yesu Kristo, kugira ngo ubumuga bw'abantu benshi bugire gute, bushire cyangwa se bukurweho. Imana ishimwe. Uyu muntu rero baramuhetse baramujyana, bamugejeje kuri Yesu. Biriya tuvuga ngo Yesu yari ari mu nzu, ariko ngo abantu bari buzuye mu miryango, buzuye mu madirishya, nta hantu na hamwe umuntu yabashaga kunyura ngo agere kuri Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero iyo umuntu yizeye, inzitizi zose zamubuza kugera kuri Yesu arazirengagiza, azikurishaho imbaraga z'amasengesho, imbaraga zo gukora kw'Imana zivuye mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Kugera kuri Yesu rero mu by'ukuri nta zindi mbaraga bisaba, ahubwo birasaba gusa ubushake, ariko umuntu agakomeza gusenga yinginga Imana kugira ngo Yesu azabane nawe, Yesu babe connecte, Yesu babane, bagirane ubushuti budasanzwe, bagirane ubumwe budasanzwe. Ntabwo bizapfa kwizana, ahubwo bizaterwa n'uko umuntu yegereye Yesu. Kandi umuntu ntabwo azegera Yesu adafite umuntu umumwegereza, kiretse umuntu wamaze kumumenya akamusobanukirwa. Ariko umuntu wese ushaka kugera kuri Yesu ataramumenya, afite abantu bazamumugezaho byanze bikunze. Rero ni umurimo ukomeye cyangwa se woroshye ku bantu bafite kwizera. Burya ngo iyo umuntu afite kwizera nta kintu na kimwe kimukomerera, kubera ko ibintu byose abikora neza yizeye cyane. Kandi kwizera bitera imbaraga, kwizera bitera umwete, bigatuma umuntu abasha gukora ndetse n'ibyagaragara nkaho bikomeye. Rero aba bantu bazanye umuntu, baramuzana, baramuheka, bamuheka mu ngobyi, bamugeza kuri Yesu. Murongo wa kane bavuga ngo babuze uko bamwegereza Yesu, ko abantu bari buzuye mu muryango no mu madirishya, ngo basambura inzu. Haleluya. Imana ishimwe. Rero iyo umuntu yizeye, nta kintu na kimwe cyabasha kumubuza kugera kuri Yesu. Haleluya. Nta n'ikintu cyatuma udashikira ibintu wizeye. N'amategeko yaba ameze kose ntabwo yakubuza. Amategeko ushobora kuyarengaho, amategeko ushobora kuyatsindisha imbaraga zo kwizera n'iz'amasengesho, ariko ukagera kuri Kristo ukamukoraho. Twibuke umugore umwe Bibiliya yitubwira ngo yumvishe Yesu ko ari buce hafi y'aho yari ari, ngo aragenda ajya kumureba. Ngo agiye kumureba, mu by'ukuri ngo asanga abantu bamugose, nawe byenda kumera nk'aba ngaba bari mu madirishya no mu miryango. Ngo asanga abantu bamuzengurutse, kumugeraho birakomeye. Ngo arangije ngo arabyigana. Biriya ni kwivuza, arabyigana cyane. Ngo aravuga ngo ngewe reka mbyigane, nkore ku mwenda we nta kindi. Kandi yari yizeye yuko nakora ku mwenda ikibazo yari afite gihita kirangira. Imana yagwa icyubahiro. Ngo arabyigana rero, kubyigana kwe aragenda akora ku mwenda wa Kristo. Ngo Yesu ngo muri ako kanya yumva hari izindi mbaraga zimuvuyemo, kandi imbaraga zikiza. Arabyumva ko hari umuntu ukize. Baravuga ngo mbese ninde muntu nkozeho? Abigishwa ngo baravuga ngo ariko abantu barakubyiga, barabyigana muri ubu buryo, nawe ukavuga ngo ninde ugukozeho?
nk'aho bakamubwira ngo abagukozeho ni benshi, ntabwo ari umuntu umwe wagukozeho. Ariko Yesu aravuga ngo njyewe ibyo mvuga ndabizi, ndabisobanukiwe. Hari umuntu nkozeho, ni ukuri ababyigana ni benshi, ariko uwankozeho ashaka gukira we ni umuntu umwe. Haleluya. Kubyigana rero no gukora kuri Yesu ni ibintu bibiri bitandukanye. Imana ishimwe cyane. Hari abantu benshi baba mu nsengero babyigana gusa. Hari abantu benshi baba mu nsengero ntibakore kuri Yesu, bakabyigana gusa, bagataha babyiganye, ubutaha bakazongera bakaza bakabyigana, bagataha badakoze kuri Yesu babyigana gusa. Ariko uyu nguyu we yaje mu by'ukuri nta kindi kintu agambiriye ari ugukora kuri Yesu, kandi afite ikibazo azi ko kigomba kurangira byanze bikunda. Imana ishimwe cyane. Rero bene data, twumva iri jambo ry'Imana, tumenye yuko kwizera kwacu kuzatuma tubyigana, dukore kuri Yesu. Hanyuma noneho rero ikibazo cyawe uzaba ufite icyo ari cyo cyose, Imana izagisubiza. Haleluya. Kubyigana kandi biterwa no kwizera, ni igikorwa gituruka ku kwizera. Uyu mugore yari afite kwizera kudasanzwe. Kimwe rero n'aba bantu barabahetse uyu muntu, baravuze ngo ibyo ari byo byose ntabwo dushobora gutaha tutageze kuri Yesu. Haleluya. Kubaho k'uyu muntu nuko tugera kuri Yesu, nuko tumigeza kuri Yesu. Baravuga ngo rero twebwe icyo turi bukore, turasambura inzu. Abantu bari bafite kwizera kudasanzwe, bagiye gusambura inzu batubatse, bagiye gusambura inzu, ntago bazi ko niba barisha turayishyura iki. Ariko baravuga ngo twebwe icyo tugambiriye ni kimwe, ni ukugera kuri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Hanyuma ibindi bazatubaza birabareba, ariko icyangombwa twebwe tugambiriye ni ugukora kuri Yesu, nuko Yesu tumubona nawe akatubona. Haleluya. Icyama twese tukifuza kugera kuri Yesu. Imana ishimwe. Kugera kuri Yesu niyo ntego yacu kugira ngo tubeho, niyo ntego yacu kugira ngo dukire, niyo ntego y'abantu bamwizeye kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kubaho kandi beho by'iteka ryose. Warayisenyura ngo Yesu nawe ngo abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya. Iryo ni ijambo rya mbere yavuze Kristo, aravuga ngo umwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimwe. Byumvikana yuko umugara afite ubwo aribwo bwose hari harimo ibyaha, hari harimo kumugara k'ubugingo, kumugara k'umutima. Imana ishimwe cyane. Rero uyu muntu Yesu ngo aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko ngo hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyu avuga atyo? Arigeranyije, ninde ishobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Aba rero ni abantu baba mu nzu y'Imana, bahora bafite amakimbirane, bahora bafite ishyari. Buriya mu nzu y'Imana dufite abantu bagira n'ishyari ku buryo babona n'abantu bakijijwe bikababaza, bikabatera ishyari. Akabona nk'umuntu wari umaze igihe kirekire mu muhanda akora ibyaha, ari indaya cyangwa se akora n'ibindi bintu bitari byiza, ari umujura, akora iki, ari umusinzi se, babona akijijwe bakagira ishyari. Uriya ntabwo bishoboka, bagatanga ngo uriya muntu ntabwo bishoboka, yakizwa gute se? Uriya ntabwo yakizwa. Nawe yakizwa azamara ukwezi kumwe, azamara ibyumweru bibiri, asubire mu byo yakoraga. Abo ni abantu bafite urukundo rukeya. Haleluya. Ariko mu ijuru ho ngo iyo umuntu nk'uwo nguwo babonye akijijwe, bararirimba, bagasenga, bagahimbaza Imana, bakaramya Imana, bakavuza impundu, igitaramo kigakomera mu bwami bwo mu ijuru. Ariko mu isi abantu imitima ikabarya. Uwo mwanya Yesu nawe amenye ko biburanyije mu mitima batyo, arabaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni iki? Ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari kumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Haleluya. Ni nkawe yakababwiye se, mwibwira ko nari naniwe kumubwira ngo nikorere ingobyi ye atahe?
ariko igikomeye cyane kandi icyangombwa ni uko navuga yuko ibyaha bye abibabariwe. Iyo umuntu yabariwe ibyaha, iyo umuntu yabohowe ingoyi z'ibyaha, afite ibyiringiro byo kubabarirwa n'ibindi bintu byose. Imana ishimwe kuko Yesu wababariye ibyaha abasha gukiza n'ubumuga ubwo ari bwo bwose. Rero ikintu gikomeye ni ukubabarira ibyaha kurusha gukiza ubumuga. Haleluya. Ariko Yesu aravuga ngo ubwo noneho mushatse kubona yuko hari ibindi byo bidashoboka, ngo aramutegeka ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Haleluya. Ngo ako kanya ngo yikoreye uburiri bwe aragenda, ngo aca imbere y'abantu bose ahimbaza Imana, ashima Imana, bose bamureba. Haleluya. Kubwo kwizera kwawe rero ibyo Imana izagukorera izabikora ku mugaragaro, izabikora ku manywa y'ihangu, abantu bose babireba. Abantu bazagira ishyari ariko nta kizabuza Imana kubikora. Abantu bazababara ariko Yesu Kristo azabikora nk'uko yabigambiriye. Imana ishimwe cyane. Iturize gusa imbere y'Imana, hanyuma wizere icyo ukeneye cyose Imana ifite imbaraga zo kugikora no kugisoza mu gihe cyacyo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze Yesu, dushimye izina ryawe rikomeye. Ufite umugambi mwiza wo kugira neza abantu bawe, ufite umugambi mwiza wo kugira neza ubwoko bwawe, kandi iyo ukoze imirimo n'ibitangaza ijuru riranezerwa rikishima, ab'isi bo bakagira ishyari bakababara, ariko ntago byakubuza na gatoya kubikora. Urakoze kuzabikora birenze cyane uko abantu babyibwira n'uko abantu babitekereza. Uzakiza abantu bawe iby'ibyaha, uzakiza abantu bawe Data wera iby'imitima, wongere wakize no mu buryo Nyagasani Imana Data wa twese bufatika, kuko ari umugambi wawe kutugira neza cyane. Urakoze rero kuzabikora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo byambaje.